none abantu nibamenye ukuri ku ijambo ry'Imana, nibamenye yuko umwanzi nubwo yabagenjeje Uwiteka atsinze Sisera. Imana ishimwe mu izina rya Yesu, amen. Amahoro mu mutima ni amahoro utunga atazanywa n'ibintu umuntu atunze, atazanywa n'ubutunzi umuntu afite. Ayo mahoro agahora agutsika mu mutima ukumva ufite ibyishimo bihoraho. Nabategura ijambo rivuga ngo Uwiteka abatsindire Sisera. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu kandi turanabasuhuje ku IBIRIHO TV. N'uyu mwanya w'ibiganiro dusanzwe tubategurira ni byinshi bikurikira. Twongeye kugirirwa ubuntu bwo kwakira umuvugabutumwa Mammy, turaguhaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Murakoze. Reka dutangire mu dusengere, mutubwire n'ijambo ry'Imana mwaduteguriye kuri uyu munsi. Imana turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni itabaza rimurikira ibirenge, ijambo ryawe rikora ibintu abantu badatekereza, ijambo ryawe ribeshaho. Aka kanya uyu mwanya udushyigikire Mwuka Wera akorere muri twe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mumeze neza? Turashima Imana. Ndabona rwose uri umumama ushima Imana, uri umurokore. Ibintu by'uburokore bimazemo igihe? Rwose. Hashize iminsi? Rwose. Ariko ubundi iyo uri kuba uri umurokore wumva umeze gute mu mutima? Wumva wishimye. Ushimishwa n'iki? Shimishwa nuko Imana igukunda n'ibyishimo byo mu mutima n'amahoro mu mutima, kuko hari n'abatayagira. Amahoro yo mu mutima wenda umuntu udukurikiye yakwibaza nayashye. Amahoro mu mutima ni amahoro utunga atazanywa n'ibintu umuntu atunze, atazanywa n'ubutunzi umuntu afite. Ayo mahoro agahora agutsika mu mutima ukumva ufite ibyishimo bihoraho. Yego, Mammy arababwira ati abafite amahoro yo mu mutima gusenga ni byiza. Abantu benshi barabitubwira. Mammy, uyu munsi waduteguriye ijambo? Nabateguriye ijambo rivuga ngo Uwiteka abatsindire Sisera. Uwiteka mu magambo make, Uwiteka gutsindira umwanzi ukugenza. Yego. Ijambo ryiza twiteguye kurikurikira. Ibyo byose nk'umuhanuzi, umuvugabutumwa turaza kugira byinshi twunguka. Reka tubaho umwanya rero hanyuma mutubwire. Murakoze. Kadusomera ijambo ry'Imana mu Bacamanza ibice 4 umurongo wa 14. Wowe nusoma Bibiliya uzihereye ku murongo wa 12. Haravuze 14 ngo Debora abwira Baraki ati haguruka kuko uyu munsi ari Uwiteka kugabijeho Sisera, mbese Uwiteka si ukugiye imbere. Umurongo wa 23. Uwo munsi Uwiteka cogoza Yabini umwami wa Kanani imbere y'Abisiraheli, nuko Abisiraheli bariyongeranya bagira amaboko banesha Yabini umwami w'i Kanani kugeza ubwo bamurimburiye rwose. Amen. Ikintu nshaka kuvuga kuri ijambo ry'Imana riri mu Bacamanza, ndashaka kuvuga ukuntu Uwiteka ari bugutsindira umwanzi wowe ukurikiranye ijambo ry'Imana. Uwiteka ari butsinde umwanzi kugeza ku rwego uri bujye uhagarara uvuga ati umwanzi Imana aramunsindiye. Ijambo ry'Imana rero ryavuze ngo dore Debora abwira Baraki ati haguruka kuko uyu munsi Uwiteka akugabijeho Sisera. Iri jambo ry'Imana Abisiraheli bari mu makuba, Satani abarwanya. Satani yarahagurukiye mu mugabo witwa Sisera na Yabini ngo baramuhagurukira, baramugenza, ngo baramufata, bagafata Abisiraheli bakabarwanya, bagira amaboko akomeye barabarwanya. Ngo ariko Uwiteka ahagurutse umugore witwa Debora. Ngo Debora arahaguruka aba umugore w'intwari. Debora arahaguruka agira amavuta mashya. Debora arahaguruka aba umwami aba n'umuhanuzi. Debora akora ibyo abandi badamu bananiwe, akora ibyo abandi bami badashobora. Ngarangije amubwira tuhaguruke, abwira Baraki tuhaguruke uyu munsi kuko uri butsinda Sisera na Yabini. Uhaguruke kuko uyu munsi Uwiteka guhaye imbaraga zo gutsinda Sisera na Yabini. Uhaguruke kuko uyu munsi Uwiteka guhaye imbaraga zo kunesha umwanzi. Ngo arangije amubwira ngo Uwiteka si ukugiye imbere. Niba hari ikintu kimfasha cyangwa namwe ngo kibafashe, nuko ugomba kumenya ko umwanzi iyo aguhagurukiye ariko ufite Imana, umwanzi uramunesha. Imana ishimwe. Iyo uhagurukiye umwanzi akaguhagurukira, Imana muvugana, Imana ikuneshereza umwanzi. Ijambo ry'Imana avuze ngo nuko Uwiteka aramubwira ngo si ukugiye imbere.
Imana ishimwe. Imana igenda imbere Debora na Baraki barwanya Sisera na Yabini, ngo arangije ngo aramushukashuka, ngo arangije amwirukankana, ngo arangije ngo ava mu igare, ngo aragenda ajya kwihisha, ngo aho yihishe niho yapfiriye. Turashimira Imana ko nubwo umwanzi yakugenza, nubwo umwanzi yakurwanya, icyo Imana yavuze kiruta icyo umwanzi akurwanyiriza. Haleluya! Icyo umwanzi akurwanyiriza, Imana ifite imbaraga zo kumurwanya. Imana ishimwe. Ahangaha Abisiraheli bari baranyegeye, Abisiraheli badafite ijambo, Abisiraheli barambuwe agaciro, ariko Imana ihagurutsa Debora nk'umugore w'intwari. Turashimira Imana, turashimira Imana ko yaguhagurutsa mu gihe gisa nk'iki, ukaba umugore w'intwari, ugakora ibyo abandi bananiwe, ukaba imfura, ugahagarara mu mwuka w'Imana, ukanesha icyaha, Imana ikagutsindishiriza, kubera ko Imana ishaka kugukoresha iby'ubutware. Imana ishimwe. Ngo ageze hepfo kuri 23 aravuga ngo nuko Uwiteka anesha Yabini, anesha na Sisera, ngo Abisiraheli barunguka, Abisiraheli baragwira. Hepfo aravuga ngo Uwiteka acogoza umwanzi. Imana igucogoreza umwanzi, Imana icogoza umwanzi wanesheje urugo rwawe, Imana icogoza umwanzi urwanya bizinesi zawe, Imana icogoza umwanzi ugenza ubuzima bwawe. Uwiteka guhagurukirire, agutsindira umwanzi nk'uko yatsinze Sisera, nk'uko yatsinze Yabini. Uwiteka ahagurukane n'ingoga, ahagurukane atunguranye, aza kuneshereza umwanzi. Imana ishimwe. Uwiteka akora ibintu abandi bananiwe. Uwiteka iyo aguhagurukije aguha imbaraga abandi badafite. Uwiteka aguhagurukije atumunesha abarozi. Uwiteka atumunesha umwanzi, umupfumu akagutinya. Imana ibahindura umuriro mu gihe gisa nk'iki. Imana iguha intwaro zose z'Imana, ubashe guhagarara udatsinzwe. Imana ishimwe. Abankurikiye, abari kumvira iteraniro, Uwiteka ahagurutse kugira ngo aneshe umwanzi ku buzima bwanyu. Uwiteka ahagurutse kugira ngo akureho ibigenza ubuzima bwanyu. Uwiteka ahagurutse ngo akuneshereje Sisera. Uwiteka agukureho imbaraga mbi zagusabirije, zakugendesheje, zakubujije amahoro. Uhereye none Uwiteka yimuye imisozi atayimenyesheje. Turashimira Imana, turashimira Imana. Urugamba rwose rurangizwa n'igihanga. Turashimira Imana ku igihanga cya Goliyati aricyo cyamenyekanishije Dawidi. Imana iguhe gukora iby'ubutwari, Imana iguhe gukora iby'intsinzi. Abandi bananiwe, abandi badashobora, etapi fole bonesansemo. Umwanzi yarakurwanyije, arwanya ubuzima bwawe, umwanzi arwanya iterambere ryawe, umwanzi arwanya inzira zawe, amashuri yawe umwanzi yarayahagaritse, urugo rwawe umwanzi yararusenye, enetazi biri drayi, inzira zawe umwanzi yarazinesheje, enepofazibiniya, bizinesi zawe umwanzi arazihagarika. Ariko uhereye none ngutangarije ijambo rivuga ngo Uwiteka acogoza umwanzi, Uwiteka acogoje umwanzi, Uwiteka acogoje umwanzi. Umwanzi avuye mu byawe, umwanzi avuye mu iterambere ryawe, umwanzi avuye mu nzira zawe. Uhereye aka kanya Imana irahagurutse, Imana irahagurutse, Imana irahagurutse. Nimwakire guhagurutswa n'Imana, nimwakire gutabarwa n'Imana, nimwakire ubutsinzi, nimwakire imbaraga z'ijambo ribohora, nimwakire imbaraga z'ijambo ry'ibitangaza, kubera yuko Uwiteka aduhagurukije nk'abagore b'intwari, aduhagurukije nk'abagore Imana ihagurukije muri iki gihe. Imana ishimwe. Imana iduhe gukora ibyo abandi bananiwe. Imana ishimwe. Imana iduhe gukora ibyo abandi bananiwe. Ndumva mfashijwe. Imana iduhe gukora ibyo abandi bananiwe. Ijambo ry'Imana ni inkota ityamugi yombi. Ijambo ry'Imana ritwinjiza aho abantu tudashaka ko twinjira. Ijambo ry'Imana riduha kugira ubwenge. Ijambo ry'Imana ridutereka abantu badashaka ko twicara. Turashimira Imana ko ijambo ry'Imana rigize ibyo rikoze. Ijambo ry'Imana riravuze ngo uyu munsi yigeze ibwira Yosuwa ngo ndatangira kugukuza imbere y'Abisirayeli, ndatangira kugukuza imbere y'Abisirayeli. Imana igukuze kwa nyoko bukwe, Imana igukuze kwa so bukwe, Imana igukuze wa musore w'imbere y'umukobwa urambagiza, Imana igukuze imbere y'umukobwa ukurambagiza. Tepa firi binisa. Imana igukuze muri bizinesi, Imana igukuze mu bwenge, Imana
Imana igukuze mu mashuri, abantu babonye amashuri yawe ahagaze bagira ngo ubuzima burarangiye, ariko Imana iravuze ngo bugiye gutangira, kuko Imana icogoje umwanzi, Imana icogoje umwanzi, Imana inesheje umwanzi. Uwiteka ahagurutse kugira ngo enemone aguhagurutse nubwo bakwicaje. Imana ifasha umuntu witwa Dawidi uri mu ishyamba, Imana imukuyeyo, imuhaye imbaraga zo gukora mu gihe nk'iki abandi bananiwe. Ijambo ry'Imana ni inkota ityaya mu gihombi. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ni inkota ityaya mu gihombi. Turashimira Imana ko ijambo ritubeshaho, ijambo rikatugiraho tugomba kubabo. Iyo uri umusore, uri umukobwa, uri umumama, uri umukecuru, ndagutangariza ko uyu munsi umwanzi yakuneshereje ibyawe, umwanzi atuma isambu yawe itwarwa, umwanzi atuma ibyaba biteza cyamunara, ariko uhereye aka kanya ijambo riravuze ngo Uwiteka acogoje umwanzi, Uwiteka acogoje umwanzi. Isi yarakurwanyije, ariko Uwiteka acogoje umwanzi. Uhereye aka kanya ijambo rirakubwiye ngo baho, ijambo rirakubwiye ngo haguruka weme, ijambo rirakubwiye ngo uhereye none ibyagucogoje Imana irabicogoje, ibyakurwanyije Imana irabirwanyije, ibyagufashe ijambo Imana ibyambuye ijambo. Niko ijambo ry'Imana rivuze. Igihe wirukankaniwe, igihe Yabini yakwirukankaniye, igihe enemone drayi, igihe Sisera yakurwanyirije, Imana iravuze ngo uhereye aka kanya Sisera ugiye kumushaka umubure, ibyakurwanyije ugiye kubibura, kubera ko ijambo ry'Imana rigiye kuguhigira rikakubera umuhigi ukuneshereje ibyakunesheje. Imana ishimwe kandi nawe ubyumva. Uhereye aka kanya Uwiteka kuzamure, Uwiteka guhe kwemerwa, Uwiteka guha urugo, Uwiteka gutungure. Indwara yananiranye Imana yicogoze, kanseri yananiranye Imana yicogoze, inzara yananiranye Imana yicogoze, ubukene bwananiranye Imana ibucogoze, mu rugo rwawe impagarazi hahora Imana izicogoze. Uhereye aka kanya Uwiteka gutungure. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana turagushimiye, ijambo ryawe ni inkota, tugushimiye ubutware bwawe, tugushimiye ko umwanzi watugenjeje igihe. Uhereye aka kanya umwambuye ijambo, uhereye aka kanya umwambuye icyo yitwazaga ku buzima bwacu. Uhereye aka kanya turagushimiye kubw'imbaraga z'ijambo ry'Imana, turagushimiye ko ibyacu byari byarapfuye ubizuye, ko ibyacu isi yari yarahakanye ubitwemereye. Turagushimiye ko tugize abagabo b'intwari, ukatugira abagore b'intwari muri iki gihe, ukatugira abanyamaboko mu buryo bwo kugukorera, kuko Satani ntiyifuje ko ubutumwa bwiza bwumvikana. Ariko uhereye none abantu ntibamenye ukuri ku ijambo ry'Imana, ntibamenye yuko umwanzi nubwo yabagenjeje Uwiteka atsinze Sisera. Imana ishimwe mu izina rya Yesu, amen. Yego, turabashimiye muvugabutumwa. Yego, ubu butumwa kubera iki mwari mwabuteguye? Nabuteguye kubera iki? Sisera cyangwa umwanzi ameze nk'iyi korona, abantu bose bafite ibintu barimo bibaza baburiye igisubizo, ariko Uwiteka dutsindire Sisera, Uwiteka dutsindire umwanzi witwa korona, Uwiteka dutsindire umwanzi amwimure, Uwiteka duhereze ijambo ry'intsinzi. Imana ikize igihugu icyunamure, Imana ikize isi yunamure. Abantu barimo baragenda bububa kubera iki cyorezo cya korona, ariko Imana ihaguruke, Imana ihaguruke dutsindire umwanzi witwa Sisera. Abantu babyitwaremo gute? Abantu babyitwaremo gute? Abantu ikintu bagomba kubyitwaramo, icya mbere bambara agapfukamunwa, icya kabiri nibarangiza bakaraba intoki, icya gatatu nibarangiza basengesha umwuka iteka, kuko umurimbuzi yigeze aza muri Egiputa hariya mu Misiri, umurimbuzi araza ngo ariko umuntu wari warumvise ijwi ry'Imana ngo iramubwira ngo agende afate icyo bita ikimenyetso cy'amaraso asige ku nkomanyirizo. N'umunyegiputa wabyumvishe nawe wasize ngo nta mfura ye yapfuye, nta mfura yapfuye. Imana iduhe gutura muri karitsiye biti Gosheni, kuko ngo nta umuntu utuye muri karitsiye biti Gosheni ngo ntiyigeze apfusha, ngo ntago umurimbuzi yigeze yinjira iwe, kubera ko ari yarumvishe ijwi ry'Imana. Muri iki gihe rero cya korona, umuntu wumva ijwi ry'Imana, batindane n'Imana, bakura ibyaha mu mitima yabo, abantu bahinduke, abantu birinde ikintu cyabagiyemo kikabaguguna nka kagungu. Imana idukuremo ibizira, Uwiteka hagurukane natwe. Imana idukize uyu munyazi, idukize uyu Sisera, itwunamure, isi yose yunamuke kubw'intsinzi ya Yesu. Amen. Amen, amen. Ni ibyigisho twishimiye kuri IBIRIHO TV. Twifuza ko muzongera kuduha umwanya nk'uyu. Turabibemereye.
umuntu yabona ati Mammy wagiye utuganiriza bitandukanye ashaka kukubona yakubona gute Mammy kugira ngo nawe umusengere cyangwa se mufatanye kuvuga ubutumwa bwiza? Natanga nimero ni 0785149286. Nitwa Mammy nyine, ntuye mu Gatenga, ndakijijwe, waza nsanga namufasha cyane ko Imana iduhamagaye mu gihe nk'iki ngo dukore ibyo abandi bananiwe. Igihe cyose umuntu agushaaka yakubona yambona. Mammy turabashimire rero kuri iki kiganiro, reka dusoze mudusengera hanyuma tubashimire kuri uyu mugisha mudusabiye. Yego, hejuru yawe nta yindi Mana ihari Mana, tukuzi ububasha n'ubushobozi, tukuziho ko abantu isi yarakariye ugiye kubaha guseka, tukuziho kuri Imana igiye kunamura buri muntu wese utitaye aho yaciye, kuko uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Abacu baha umugisha, n'abanyamakuru baje aha nabo baha umugisha, byifuzo byabo bisubize, kandi icyo bakwifuzaho kibakorere. Isi yose uyunamure kubera ijambo ry'Imana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Amen, amen. Ni umuvugabutumwa Mammy twari turimo kuganira muri iki kiganiro kigeze ku musozo. Turashimira abadukurikiye bose kandi turizera ko ijambo yababwiye yabafashije. Mammy, hari ibyo mwababwira bwa nyuma dusoza? No kubashimira, kudukurikirana, kutwishimira, ni icyo twababwira, nta kindi. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. N'abandi mwadukurikiye rero kuri iki kiganiro, twizeye ko mwaryohewe kandi tuzakomeza tubaha ibiganiro nk'uko bisanzwe. Na Mammy nawe tuzongera tumutumire mu gihe bibaye ngombwa aze yongera duhe ijambo ry'Imana. Turabashimiye cyane rero, bye bye.